turi kumwe na Davis D. Yes. Amakuru yawe Ni meza cyane. Happy belated birthday. I appreciate. Thank Joyeux you so anniversaire. much. Thank you so much. Isabukuru y'ejo yagenze iti. Isabukuru y'ejo. It was a rit. Ukuntu twumva ijwi bisohoka biraterwa n'isabukuru y'ejo. Uri kumva ukuntu ijwi riri gusohoka. Irabyibije cyane. Iracyafite imbaraga cyane. Davis di kuri anniversary yawe numvaga cyuzuza atavuga imyaka yawe ariko kwamugana nani yazi nanjye ntayo nzi nubwo nyikeka. Wujuje imyaka ingahe? Imyaka nujuje se uriye. Sinabikubwiraga. Biranze karacitse. I'm 29. Okay. 29. Davis nakubeshya nakubariraga muri 25. Uri forever young nicyo bisobanuye. I'm forever young. Ubwo nabyo 25 nayivugaga mvuga ni kame bamaze igihe mu muziki. Ntago ari teenager nanone. Ari mutoya nanone. Ntago ari umutini. 29. Next year I'm going to be 30. Uri kwiyumvute Davis. Imyaka 29 ubu uri murasatira etage ya 3. Uri kwiyumva gute wowe muri wowe deja kubugejeje imyaka 29 uri kwisi kandi ukora ikintu washyize mu nzozi zawe zikaba impamo? Ndi kwiyumva mu buryo butandukanye, haba mu buryo karakteri, haba muri reaction, haba mu mibanire n'abantu, haba muri gutekereza byagutse binini. Nkeka ko ni ibintu byizana. Ibintu wowe ujya kumva ni ibintu byizana wo kumva uri guhinduka undi muntu utarusanzwe uri we. Imibanire yawe n'abantu utangira kuyitaho cyane, buryo utangira gukayaringa cyane kuri future yawe, buryo akazi kawe gafata seriye kurusha uko byari bimeze. So nibyo bintu bihapeninga iyo uvuye mu myaka igeze ku myaka 29 ifunga cyangwa kuzamura. Ariko iyo umuntu ngo ageze muri iyo myaka n'ubugiye bitambayeho ahita atekereza kurongora gukora ubukwe. Davis D ari busy mu muziki bijurugo yabaye bishyize ku ruhande. Urugo narwo n'umuziki byose bizagendana. Kubona nyine umuntu abakeneye ibintu byinshi nk'ibyo ngibyo. Tangira kumva imyaka nk'ititeza irungu kwanza. Ari ukuntu ari indirimbo yawe Itara, nubwo bwose nyine wari urimo uragaruka ku bintu bitari byiza wanyuzemo, hari ahantu ugera ukavuga ngo thank you sugar. Ni sugar se? Who is sugar? Ni yingi yihenze. Ni bavuga isigaye yihenze cyangwa thank you sugar. Umuntu hari tu nuwo nyine uzakomara irungu. Icyenda ni cyuzuzo natural ariko tunari kumwe kandi na Davis D. Amaze umunsi umwe avutse. Davis, buriya njya ngira amatsiko hari ukuntu njya kubona nkabona nk'umuhanzi nk'ubu ngubu harimo ni video ya Christopher nyine ukabona nk'umuhanzi arimo arayihaminga kubitamo ijwi rye akubitamo niba ari bass aririmba kubisema kabase ke cyangwa agiye kutwereka kwazi na alto na tenor wowe nuwe muhanzi ukuryohereza playlist yawe wa hano mu Rwanda ku buryo iteka umwumvise uvuga uti man this is a song nyine agahora muri rotation y'indirimbo wumva umunsi ku wundi wumva kuryohereza singonga ko aba inspiration ariko wowe akuryohereza umuziki? Yes, ni benshi ariko harimo Kivumbi, harimo Kivumbi akora style zimeze nk'iyanjye, kandi ukumva no muhanga wayo cyane kabisa, ntago ari ibintu yihatamo, ni kuriya bimeze. Indirimbo ze zirandyohera ku buryo nyiririmbye mba numva ari ngiye uri kuririmba. Akaza Christopher, indirimbo ze nawe ndazihamingamo cyane. Mwayo uzohereza na ntuza yes.
hari undi muntu ntabwo ndi kumwibuka neza ariko ziri muri playlist yawe ni mu ba new artist w'umusore aba ba 2020 gutyo ni 19 harimo ubwo se niba Kenike Shot simbizi ni ba Okama ni bande Okama okay David hari kimwe mu bintu nabonye ukunda gukora cyane ntabwo ukunda gukora collab cyangwa se featuring ni ukubera iki ntabwo ufite collab nyinshi indirimbo nyinshi ni single ni wewe wenyine ni ukubera iki ni ibintu ahubwo ngiye mbifata nk'ikintu cyiza nagize so kumva buri gihe ushobora kugira indirimbo nini mu gihugu ikarenga n'igihugu ari uyu wenyine gusa wabikoze kugira ngo ingane gutya si buri gihe ntabwo ariko bigenda ariko iyo umaze kubikora inshuro imwe inshuro ebyiri inshuro eshatu ukagera ku nshuro ya 10 nyine ubikora gutyo so ni fan base yawe wubatse itavangiye ni fan base yawe iba ari yawe gusa wubatse itavangiye nimba ari miliyoni 4 zakurebye zarebye Davis ntabwo zarebye bakora ntabwo ari imbaraga watiye kugira ngo izo miliyoni ziboneke ntabwo ari featuring ya Davis na Cyuzuzo ntabwo natiye ntabwo nafashe ku superstar bwa Cyuzuzo wahita na views ebyiri zose mufataho ikintu kuvuga na creatinze fan base yanjye creatinga ibikorwa byanjye biba binini ariko ntago ariko bihora buri gihe nshobora kudatanga na collabo nshobora no kudakora collabo benefitinga njyewe ahubwo ya benefitinga undi muhanzi so akiri mutoya cyangwa experience itaraba nini nkamushyira kuri map so birashoboka nanjye hari abandi nkeneye banshyira ku yindi level nicyo kiri buze kuza guhappening ubu ngubu nyuma y'izi collabos nk'iyi nakoranye na IT akana ni indirimbo nziza ariko nyuma yaho nanjye I'm going to be on the another level for ku kazi kawe d'accord Davis waruvuze kuri collabo yawe na IT turayigarukaho mu kanya gatoya ariko tubwira ubundi muri uyu mwaka hari projet ufite as Davis D ku giti cyawe apana kubona wenda ngo ibitaramo tubikubonamo nejo bundi hari icyo wari uri guperforminga ariko ku giti cyawe hari ibyo ufite hari ubwo tujya kubona tukabona wagiye Dubai gushutinga nayo ni projet by the way hari igihe ushobora kuvuga uti ngiye muri East Africa mfite target y'abahanzi runaka turi kuvugana hari ibintu nk'ibyo ufite yes nibyo ahubwo bimaze iminsi bigiye hanze kumva hari igihe nabashije gukora indirimbo nyinshi kandi zikurikirana ama mega hit after hit mu gihe kigera ku myaka 2 izo ndirimbo zose rero abantu bari bazikeneye so mbere yaho Davis yari umuntu ufite future ariko bitarahamya neza umuhanda ugana kuri future ye utaramenya neza nimba ejo bizaramuka ari uko bimeze cyangwa byahindutse ariko ndashima Imana yuko nyine iyo myaka 2 nabashije kwikoramo ibintu bikomeye cyane abantu ba expectingaga ariko babona ko ntaba serious kubikora kuri iyo level ndabikora so no kuvuga rero nyuma y'ibyo bikorwa byose byabaye harimo ngiye gukora concert zigiye zitandukanye nkuko wari ubimbajije harimo iyo mfite muri Belgique ni Afrokira concert so ikaba na Afrokira tour yo muri Europe yose ntabwo ari hariya gusa azagenda hasohoka andi madate agiye atandukanye hari mu Bufaransa hari muri Sweden hari muri Poland hari no mu Busuwisi so abo ngabo nibo bari confirmed kano kanya so rikumva icyo ni igikorwa kirenze bya bikorwa by'indirimbo nabaga nakoze and then bigeze kuri concert nkuko naberetse quality cyangwa indi level y'umuziki kuri video and audio so na concert zizaba ziri kuri iriya standard ikindi kandi ntago ari zo gusa Afrokira nubwo ihereye muri Europe
izakurikira nimva muri Europe no mu gihugu cyacu hano Kigali mu Rwanda, naho hafite Afrokira concert. Alright. Davis, turacyari kumwe nawe, tubwire kuri iyi ndirimbo Akana. Twari turi kukubwira iby'amakolabo, uhitugaruka kuri already this is a collaboration. Kuki wakoranye na E.T? E.T ninde kuri wowe? E.T kuri njyewe ni umuntu ufite future. Now ntabwo abantu baramenya E.T bihagije, ariko ni umusore uri talented cyane. Ikindi kandi afite undi muziki utandukanye n'uwo wenda hari uburyo testinga vibe zigiye zitandukanye, ugatestinga abaririmba, abahogoza, abarapa. E.T ari muri iyo kategori y'abandi bantu bafite undi muziki. So aka kanya noneho ushobora kuba na next. So ano kuvuga abatarageze kumumenya neza, aba muri yaririmbye indirimbo yitwa Canton. Canton, iriya ndirimbo yari vibe nshyashya. That was a good vibe though. Style yiwe ni Gengeton. Gengeton, so rero itanga vibe ya fresh. Naho ngaho rero navuze ati wow, ni wowe wamwaprochinze cyangwa ni wowe wagusanga? Reka nze nyigire, reka nze twumve iyi style nayo ndikumva wayigwamo bikagenda neza. Ni wowe wamwaprochinze? Yeah, wamwaprochinze. Akabazo k'amatsiko mbere y'uko wenda tujya kuri iyi ndirimbo ariko ifitanye isano n'ubundi, umuntu witwa Bukuru Damascene ni papa wawe, umufata nk'iki mu muziki wawe kuva wawutangira kugeza kuri iyi ndirimbo ifitanye na E.T? Ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo ntabwo gikomeye ku buryo ntashobora kubisobanura, ahubwo ibintu byose akubiyemo kubirondora biragoye kubivuga akanya, ariko ni igisobanuro cy'iterambere ryanjye kuri njyewe. So iyo ataza kuhaba hari aho mba naracitse intege. Ntago biriya byose ariko mbishobora, ntago ibyo umuntu uri hanze ambonamo Davis umuhanga, Davis uri smart, Davis ukora video nziza, Davis ufite promotion iri hejuru, Davis ugira ibikorwa bihenze. Ibyo byose ntago nyine uhari Davis usanzwe uri normal. So ibyo bintu byose rero navuga ko ni igisobanuro cy'iterambere ry'ibyo bintu byose. Wow. Ni byiza cyane Davis. Ntago nakubaza ibindi birenze ibi, ahubwo ubundi iyo umuntu azanye indirimbo ye hano ashobora no kuyintroducinga, kuko twebwe ngewe Cyuzuzo na Jado tugiye gusezera abantu bari kumva kizagamba. Ni wowe ugiye gusoza ikiganiro. Tuzagaruka hano ku munsi w'ejo kwa gatanu saa 2 kugera ku isaha ya 2 z'ijoro, tugusigiye Davis D avuga indirimbo ye anabasezera. Yes, what am I peeps about Davis T, Sunboy, Sugarman, Big Man, umwami w'abana Davis T. So right now I got my new single, so the name is Akana featuring E.T. Is a banger, is a nice song, is a vibe song. So hear the song and watch the song, and after you will tell me what is going on. Sunboy, Sugarman. Chee!